turagifite iyo kintu njyewe kiba ari ikintu mubona gitwaye. ibaze ugasanga umuntu aho kureka nkubaze nk'abantu bambara icyo kintu nk'umuntu agukunze none se nk'umuntu agukunze akabona ufite ikibuno yego mwajya ku gitanda wenda mwakoze ubukwe yaragufiyanshije akakurongora mwajya ku munsi w'ubukwe akavuga sheri ko nta kibuno ufite. Another banger. So guys, uyu munsi noneho twagarutse abakobwa banyu muri kumwe na Barbie aka Celine na Liza McDowell. Guys, uyu munsi noneho twagarukanye indi topic kuri part 2 mwadusabye urukumva twagarutse ndi kumwe na Liza McDowell tugiye kuvuga kuri topic y'ikibuno cya pirate fake boots. Noneho Liza ubwo rero habaho na fake makeup na fake eyes. uvuga iki ku bibuno bya fake? Umva mubwire njyewe singiye kukubeshya sibyo Barbie, njyewe rwose kiriya kibuno nta kintu kintwaye. Njyewe ntacyo kintwaye. Ni nk'uko umuntu ashyiraho wig, ni nk'uko umuntu ashyiraho bazita eyelashes. None se ikibazo cy'amatsiko waba ucyambara? Bana cyambara si nyambara ariko abacyambara nta kintu bintwaye. Okay. Noneho wowe wemeranywa n'abacyambara? Nta kintu bantwaye, sinemeranywa nabo ariko ntacyo bantwaye, sinanahakanana nabo. Okay, yego pe. So guys, namwe rero tugiye kuba tubiganiraho, muraza kutubwira hepfo muri comment. Please guys, jya muri comment uvuge uko ubyumva, sibyo? Vuga uko kibuno, ntukajye uvuga gusa n'uvuga utandika, uvuga wandika, sibyo? So kibuno ndagishyigikiye cyangwa singishyigikiye. Ubu turi muri deba, uyashyigikiye ikibuno nge ntago ngishyigikiye. So ubwo muraza kutubwira ninde uri mukuru. Ariko by the way Barbie ntago ngewe mvuze ngo kigishyigikiye ikibuno ntacyo kintwaye. Bivuze ngo iyo umuntu ikintu ntacyo kimutwaye abaraho hagati ntabacyanze ntabanagikunze. Noneho ngewe rero iryo y'ikibuno uri kuvuga bya artificial ntago nge nkemera, kuko nge nemera ko uko nemera urumva bitandukanye nawe. Nge nemera ko umuntu atagomba kwishyiraho ikintu ataremwamo. None se kuki ushyiraho izi menshi Barbie? Izi menshi impamvu zishyiraho ni uko mba mfite umusatsi, mba ntakeneye umusatsi uguma ari naturel. Nanjye umuntu ushyiraho ikibuno akeneye ikibuno kitari naturel. Ntabwo rero byo by'ikibuno ntabwo ngiye nise bitandukanye. Ikibuno na menshi cyangwa ikibuno na wig bitandukaniye. Ikibuno na wig yego ntabwo bitandukanye, urumva nyine byose ni bifake, ni ibipirate. Ukumva rero ntabwo ngiye nshyigikiye abantu bambara ibibuno. Ako se Barbie bretse mpatse mubaze ari ukucyambara no kugikoresha wahitamo iki? Watanga amafaranga miliyoni 5 ukajya gukoresha ikibuno? Nikoresheje kubera iki? Ni urugero ku bantu bagikunda. Kubera iki kandi Imana jewe ugifite? Ntabwo ari uko ngifite, nuko ugifite kuko mpagurutse nabo babibona n'abanzi barabizi. N'abashuti Barbie afite ikibuno ntabwo. None se ubu nimba okay ushobora kuvuga ngo impamvu wabuje nuko wenda kariho, ariko kuba kiriho wenda ntabwo ariyo mpamvu ngewe niyo ntaza kuba ntagifite ntabwo nari kwemera kwambara biriya bintu. Icyo kintu rero turi kuvuga turanagifite, reka bacye ako mugari turagifite iyo kintu ngewe kibuno ari ikintu mubona gitwaye. Ibaze ugasanga umuntu aho kureka nkubaze nk'abantu bambara icyo kintu nk'umuntu agukunze none se nk'umuntu agukunze akabona ufite ikibuno, yego mwajya ku gitanda wenda mwakoze ubukwe yaragufiyanshije akakurongora, mwajya ku munsi w'ubukwe akavuga sheri ko nta kibuno ufite, akubona kubonana cyagiye ako Barbie. Ubu ngubu abantu bafiyansanya bakarinda ubwo bajya kubana utamenya ko umugore wawe nta kibuno agira cyangwa agifite. Ako ni akantu gatoya,
hari n'ibindi batamenya sheri umva ku buryo ushobora kuba uri kumwe n'umuntu ndamuzi abantu wanjye nta n'ubwo ashaka kugikora twagiraga ngo wajya ngo ni shitani ikibuno yataye cyane gitwaye tukibereke ibi bintu guys ntimukabikoreshe kuko ibi bintu toka shitani rata nta toka shitani ko mushyiraho amawigi ibi bintu mujye muyikunda njyewe ikibuno ndakigeranya na wigi ntabwo rero njyewe mbigereranya ni kubera ibyo ni ibintu niki kibi iki nicyo kibi aho kugira ngo nambare iki nakambara wigi ukamenya ngo nayambaye ariko ntumbwire ngo ikibuno namunagara ako Barbie ukagaragara neza hari utwe tubona nyine dukeneye intuza dukeneye ikibuno njyewe ikibuno rwose ntabwo nemeranywa nacyo abantu team Barbie mwandike muri comment team Liza McDowell ikibuno hari cyo gitwaye ndabizi mwese muri bushyigikire Barbie ngo mugomba kuba naturel njyewe nimushaka nimushyigikire ugasanga nk'umukobwa mwiza araho ariko yibitseho umuzi noneho ngo abatipe ngo bajyaga bajo ngo babonaga ngo ubundi njye kirida n'ubundi bari ko cyera bikiza byagendaga ariko nyine n'abatipe barabimenyereye baranabyakiriye batwara abakobwa nyine erega Barbie reka mubwire isi turimo ni si ya fake abantu bashyiraho eyelashes nimba ariko banazita simbizi indimi z'amahanga giye zarananiye rwose niyo mpamvu niyitirwa Nyiramariza wanyu eyelashes sibyo abantu bakashyira ukuntu umuntu ukavuga uyu muntu nagapupe nagashokora wigi rero ntabwo njye yigereranya nk'ikibuno nanjye ndabaza why kubera iki kubera ko biriya bintu by'ikibuno twabivuzemo ruguru babirebye ntabwo njye nemeranywa nacyo 100%, sibyo? Yes so njyewe umva Barbie ashoboye kuba atari kumva ikibazo ngiye ndimo ndabaza ikibuno kwambara ikibuno nta kiberetse mwakibonye no kwambara imisatsi nayo itari yawe ari ikibuno si cyawe ari imisatsi si yawe eyelashes ariko muze kunkosora niba bavuga eyelashes ntabwo mwiza niko bavuga si zawe mumbwire ni iki kiri gutuma yanga ikibuno kuruta wig byose rero tuzabireka bibaye byiza twabireka kuko nibi bisatsi mwirirwa mwambaye ni birabahendera je nansatsi nambaye ni menshi nkizawe abazambara urumva ni ibintu bibahendera ubusa urukumva nibira bibuno nese wowe izi ngizo ziko kujya bigenda bite na biriya bibuno ni bibahendera ubusa kuko ntabwo ngiye wambwira nimba uri umuntu ufite ubwenge nimba uri umuntu muzima uri nomo urumva gufata ikintu kiri artificial noneho siritu ibintu ngo ibibuno none se umuntu afata indabo akazitaka mu nzu urafata ikibuno kambara cyane umuntu ko afata indabo za artificial akazitaka mu nzu abagabo bafite abagore bambara ibibuno mumeze mute mwamubona bibabereye cyangwa batabizi abagore banyura atamurabizi ko bambara ibibuno suhuje abantu bose bambaye umuntu wese uri kundeba wambaye ikibuno jewe rata nanjye ndagusuhuje wowe wambara ikibuno ndagushyigikiye tugomba kuba beza tugomba kwiyitaho sibyo ndabizi muri buntera amabuye ngwe umva twiyiteho nizo nzara ni nka za nzara twavuze muri part 1 oya kuki umuntu azishyiraho ibyo byose ni bimwe so niba rero ari ukubireka Barbie niba ari ukubireka niba ari icyo kibuno ari ukukireka n'inzara bazireke eyelashes bazireke wigs bazireke ibintu byose bazireke tube naturel kandi ntabwo ku mukobwa birashoboka njyanjye nushaka ubivuge gutenga nibi ngo niki ntago ngiye nemera ikibuno ariko se ko wishyiraho makeup n'aka lipstick ko yishyiraho tuno not nuko asasa ku munwa se nuko ngukusa utungutu n'utuntu turi simple twongera iki uretse twongera iki ikintu kijya ariko guys twongera utwo tuntu wowe uri kuvuga ngo wigi ngo lashes what and what bla 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 uzatinya ikintu wambara ugahisha ibaza ikintu wigi wowe wabona bayihisha nese umuntu yakwambara ikarisa akagenda mu muhanda atambaye nyine nicyo kibazo urumva buri cyose ni ikintu cyari naho cyagenewe uruntu wambara
icya mbere wambaye kiriya kibuno uba uri complex nyine uba uri uncomfortable urukumva ariko nka buriya wicaye nko ku musumari wakwica wambaye kiriya kibuno oya ndetse ushaka umusumari kwica ndetse ushaka umusumari ujomba aho ari protection jewe mutubwire team Barbie mutubwire mushyigikiye ikibuno cyangwa ntabwo bashyigikiye ikibuno baratubwira muri comment ndabizi nta n'umwe uri bunshyigikire ariko njye ntabwo ntinya guhagarara njyenyine nta kintu nawe urababona bagushyigikira kuko hari bagenzi bawe njyewe itsoke wambaye njye ntabwo nyambara njye ntabwo nambara ikibuno katwumve ni ukuri njye ntabwo nambara ikibuno oya njye ntabwo nambara ikibuno ariko umukobwa utagifite wowe wagishyigikiye njye nagishyigikiye ntabwo nagishyigikiye ega wowe njyewe nakubwiye impamvu wowe utagishyigikiye Barbie wowe ufite ikibuno ariko se guys reka tuzikora agafotoshoot sibyo ariko nta birenze niko nabyita wa mugani w'imvugo zo nta birenze sibyo ariko nawe muntu cyangwa umuntu hari abantu baba bakabije niba ukabije utagira icyo kibuno urukumva washatse imyenda ikubera kwanza oya ahubwo hari abantu kubera ukuntu complex bagira mbekejwe urumva kubera ukuntu complex bagira wumva ukavuga ati ngo ubuse ngo njyewe ngo ubuse ngo ngende uwuhe ngo abandi ngo bafite ngo ibibuno ngo njyewe ngo ndagenda ngo baranseka guys ntukabeho nk'umuntu utiyakira sibyo jya umenya nawe udafite ikibuno urumva hari imyenda yakubera urumva hari imyenda yakubera hari imyenda wakambara ukaberwa urukumva ntukite ku bantu ngo bariya ngo bafite ikibuno ngo bafite iki no ikunde uko umeze uko waremwe urukumva ahubwo ujye witaho nambara nte uko nambara kurambereye utazasanga wa muntu ameze atya urukumva inyuma akagenda akambara ipantaro akambara n'agakora top kageramo hano uwo muntu uwo wambaye Barbie reka ahubwo wamenya ukuntu wambara ukamenya umuntu udafite ikibuno aberwa n'iki ubu utagifite aberwa n'iki nk'abantu badafite ibibuno sirito ibisiti birababera muzari imvuzi ni byinshi bibabera ariko abantu badafite ikibuno urabona umuntu udafite ikibuno wambaye igisarubeti ariko Barbie ni ukuri njyewe ndabazi babamaneke ukumva bera erega ntabwo ikibuno turi kuvuga nuko hari umuntu ubona ubyibushye hejuru cyane ariko hasi agize ate ananutse njyewe reka nkubwire sibyo ikintu nashaka kukubwira sinshyigikiye ko wenda abantu bataba naturel ntabwo mbishyigikiye ariko ikibuno wigi inzara eyelashes biri mu bintu bigize ubwiza ni ukongera ubwiza ntabwo bivuze ko atari ukuyakira ni ukongera ubwiza rero nk'uko umusatsi wiga nk'uko menshi nk'uko akagatiro twisiga abakobwa wowe wanakisiza urugero nkawe nk'uko lipstick ni ibintu byongera ubwiza n'ikibuno rero cyagiye mu byongera iki ubwiza guys sinzi we niko abyumva ariko njye ntabwo ariko mbyumva ubwo nese umukobwa wambaye ikibuno ubona atasa neza ataberewe wabimenya ute utamukozeho se ubundi ko bose ariko umukobwa ufite ikibuno ubona utanamimenya umukobwa ufite ikibuno ubona asa neza njyewe rwose tubana ukambara ikibuno ntabwo waba watakaje identite yawe uba wibuze urukongera ubwiza ntabwo wambwira ngo wongere ubwiza kandi wibuze se gute wowe ubwawe ntiwihagije urashaka ngo wongereho akandi kantu k'umunyu urumva kugira ngo ubashe kugaragara nk'abandi yego wagaragara nk'abandi udakoze ubwo buryo bwo gupurankinga ni purank iri gukora none uwikoreye urukumva wowe wibeshye ukavuga uti reka nambare ikibuno bagire ngo ngifite ikibuno bagire ngo gute ko uwo muntu uzagukunda impamvu wowe bivuga nuko ugifite ntabwo ari uko ngifite guys mutubwire bwati impamvu abivuga gutya nuko njyewe ntabwo wambwira ngo wamba umuntu uzagukunda sibyo n'abahungu kandi barabizi abahungu mukunda umuntu wambariye ikibuno cyangwa mukunda umuntu w'inaterere waje uteye nk'ipasi akagukunda
niyo utaziteye nk'ipasi rero muri iyi minsi nta bantu bazadukunda turi amapasi aho ahagaze nanjye mwumvishe aho mpagaze muradukiranura ako se Barbie tuzapfe turi singo tuzize kutagira ikibuno wameze ukomeze bitwaye kandi ntawe nkunda ukomeze ntawe nkunda bankundiyo niyongereye iyo wiyongereye noneho abo bagukunda wiyongereye ntabwo bakuzi bakunda pirate bakunda fake Liza ntabwo bankunda baba bakunze fake Liza ntabwo baba bakunze Liza wa nyawe urukumva kuko nimugera wenda tuvuge like nimba ari nk'umugabo ukudurazi gutiresi kundira icyo kibuno ariko inshuti yanjye uwo muntu ugiye ugutereta akaguporopoza ku bana ntabwo muzabana ijoro rimwe muzabana ubuzima bwose muzabana ubuzima bwose icyo ushaka gufekinga kuko hari abantu nzi njyewe nzi bazize icyo kintu cy'igifeke ndahira ahubwo uvuze gutyo hari abantu ntazi kabisa kuvuga uti je mukutege ati njyaho nzi wazize Snapchat nibyo wazizira ni umva umukobwa nyine yateresanye n'umukundi nyine umuntu bamuha pase n'iki nkaguha pase bigacamo noneho bakaya bavugana nyine akamuha amafoto mama akamuha amafoto yo kuri Snapchat ayo mafoto mutanga kuri Snapchat wari uzi ko umukobwa bamubengeye ku kibuga cy'indege bamubengeye ku kibuga cy'indege baratatu umukobwa yarateye neza pe byo gutera ariko ngo hano umutipe yarahabonye umva ngo fagasira mwanura yari isi no kubitera mu mazi iriya hepfo bapanga ubukwe umutipe aje mu bukwe ageze ku kibuga cy'indege umukobwa aje kumwakira aramubwira ngo ntabwo ari wowe ariko mwibaza kuki batavuganaga se video call icyo gihe cyose kuryo abantu babyanga kuryo abantu none se abakobwa abego cyane abakobwa bagiriye abakobwa bahungu kandi nanjye ndayigira perekana niyanga ko muvugana kuri video call uzamenye ko umuntu ari fake ahubwo tuvuganye video call gute ngwiki njewe ntago wapfa kunzana kuri video call ikiri no gukoreraho ibintu bitari byo nyine izo video call uko zimenyereye gutya guhamagara gutya umuntu kureba tout simplement hari ababyanga ari ukubwira uti nge sinkunda kamera uzamukema yewe mukobwa yewe muhungu uzakemange uzi ko umukobwa bamubengeye ku kibuga cy'indege ageze ku kibuga cy'indege agiye kwakira umusheri we indabo n'ibiki umutipe aravuga ati uwo ntegereje sariye undi ati shu sheri ninjye ageze yarumira aravuga uti si wowe tuvugana nehi never ntabwo ari wowe udavuga ati shu ni njyewe biki n'ibiki arambwira ngo reka umukobwa amwereka ifoto asanga ni hano no muri Amerika none se niba abakobwa bari barishushanyije hoya ni kuri Snapchat urabona Snapchat uduheri turagenda kakakujya nk'agapupe hari umubosi nigeze kugira iyo wisiga utuntu twinshi yaravuga ati ko wabaye agashokora noneho byagenze nawe byibwira wabaye agashokora noneho yibaba urumva sha Barbie sha umukobwa baramubenze gutyo kandi still now ndakeka atararongorwa manzi yaragize depression ariko kandi depression is real biri seriye depression abantu barayipinga hari abantu batabizi ubwo nuko bitarababaho ntabwo yerega wakomera abenshi ntabwo bajya bemera ibintu bitarababaho ari nk'abantu batemera ngo n'amageni amagini ibirozi ibyo bibaho gusa Imana ibiturinde ko hari umuntu utabibwira cyane cyane abantu bemera Imana cyane abantu bemera Imana ntabwo babyemera ko hari n'abatayemera bakubwira ngo nako ariko so wavuga nubwo wamenya ahuje niba wemera Imana sheri menya ko na shitani abaho wishaka kwigira ngo umuntu w'umunyabwenge kuko n'Imana yaravuze uti wasiwe ugushije cyane shangaho umwanzi arakwinjiriye shitani abaho nyine shitani nakabashuke nakabakoreshe ibintu bidakwiye ujye mwiragiza umwuka wera nuko nyine umukobwa baje kumubengera ku kibuga cy'indege birangira umukobwa
bavuze ati ntabwo ari we birarangira gutyo. Ariko uzi ko hari n'abantu babengera mu bukwe, ubukwe bugiye kuba cyangwa mu bukwe bagategereza umugabo bakamubura. Gutyo ubaye umwesikoro. Ibyo byo gutegereza jero ubaye umwesikoro. Hari undi bigeze kumbwira nawe yarohereje gutegereza umuntu ariko amafaranga yarakodesheje inzu, ibikoresho, ibintu byose. Umunsi w'ubukwe umugabo arambwira ngo reka ntabwo nzi, aramubura. Kandi umuntu wasanga amuzi no hariya hirya hehe Uswazi city. hari undi nzi wahariya mu Biryogo nawe byabayeho sha nyine gutyo, nawe agira depression ukwezi kose ngo ntiyava mu nzu gutya kabisa. Umugabo yari yagize ibintu byose yarabubakiye n'iwabo n'iki, ubona ari umugabo uri seriye. Ego uwo muntu ndaza no kumukubwira nituva imbere ya kamera. Uramuzi umuzungu yaramubenze ngo bagiye ngo Igisenyi. Abazungu barabikora se nabo? Nimba ari umuzungu nzi ko abirabura ari twe twarushya Abanyafurika wo hanze barifotoza ku Gisenyi ngo umukobwa agiye gusezera. Umva ngo hari umuhanzi ngo bifotozanyije nyine. Kumbi buriya guys tujye twirinda inshuti zacu. Izo nshuti z'abo bantu nizo zafashe ifoto zinamubwira ati dore icyo ugiye kurongora, zoherereza uwo muntu. Ariko ako kandi reka tuzagakore mu kiganiro cy'ubutaha, sibyo? Reka tuzagakore kuri topic y'ubutaha, tuzavuga kuri ibyo bintu. Tuzajya tugenda amatopic yo ni menshi guys. Mudukunde, mudukurikire. Bamwerereje amafoto. Yes, umugabo abenga umukobwa gutyo. Jeri byari iyi weekend byari nko kuwa kane, ubukwe buri kuwa gatandatu. Umva aramubenga nese kuko umukobwa atasohokanye na sheri we, kandi sheri yari yaramwohereje amafaranga. Aho undi uvuga no murango uti jewe reka ngiye nkoherereza, urumva wowe byose ubikore nyine kuki mushera ataje jewe nzaza ngiye busy, wowe tegura diru, jewe nzaza ngewe nje kurangiza diru tunagenda. Ari ibintu byo kurongorwa n'abatipe baba hanze nabyo. Aramubwira uti wowe icyo ushaka ni iki? Si amafaranga yo kuorganiza ibintu, fata amafaranga. Kuwa gatandatu bigeze yampaye amasari, ibiti byose, ibiryo, ibyo byose biba byarateye ibiryo. Umva nyine kuwa gatandatu bigeze urabona abantu baba barabatumiye aho biba byarabereye, baba bahasohotse. Urumva mbese abageze umunsi Sheri uwo munsi warageze, hamagara umugongo wapi, hamagara wapi. Abantu bavuga uti ibi bintu bigiye ku rwego. Umuhungu kuva ejo naratwitaba na nimero yayivanyeho, bati se umukobwa ahantu aba urahazi wenda tunamusangeyo. Ati se reka da, se namumenyera hehe ahantu aba umuntu? Niba akubwiye ngo aba nko mu Bwongereza wamenya angaba hehe mu we mu maze ubwo agira iki arangije ku munsi nyine w'ubukwe mu gitondo ngo bahamagare uwo mugabo, ababyeyi w'uwo mukobwa. Baramubwira se ko noneho abo babyeyi nta Cyongereza bazi, bashatse umuntu unabasemurira. Ete se bite ko ubukwe byagenze gute ko dugutegereje, bite wagize igihe kibazo? Umva ngo yabasubije message avuga ati shango papa wanjye ngo yarwaye ngo ari mu bitaro, ngo tuzavugana ngo nakire. Tuzavugana nakire none zigute bakivuga kabira barakobye. Papa wari mu bitaro bazavugana nakira. Ubwo urumva umutipe yaragifite ama depression n'iki nawe akibabaye, avuga uti ibi bintu ntago yabinkora. Jewe ko yakoze amafuta umuhungu nese ahamagara umukobwa akabimubaza. Hari abantu baba bari seriye Sheri. No nago ubwo ari ubuseriye. Hari abantu baba bari seriye kuko wagiye ku Gisenyi utabimbwiye. Wagiye Gisenyi ugiye gusezera nyine ari kumuhamagara, ntago yamuhamagaye bakabiganira ku buryo noneho umukobwa ni uri mu makosa. Man ntago nabwo ngo ndi mu makosa, ariko story yo nuko yagenze. Urumva umukobwa bengwa gutyo bitewe n'inshuti ze, amafoto. Imana izamba wengeye ntazagira umuntu mbenga ku munota wa nyuma. Umuhungu ababwiye ngo hashize nk'icyumweru ngo nababohereze ayo mafoto, aravuga ati
ngo dore ngo uwo mwashaka kunshingira abohereza nyine ngo ayo mafoto ngo ntumbaze birangira gutyo nyine ariko nyine guys iyo twitwara neza nimba ubonye umufiance ngo mujye mwinda izo nshuti zanyu musohokana ku Gisenyi ntusamare ngo bigire ariko hari ibintu bajya bavuga ngo nubona umufiance ngo gicece kumuhisha ngo abashuti bawe batazajya bakugirira ishyari biterwa ariko izo nshuti nizo mbi umuntu muhorana iyo wirinze inshuti yawe oya guhorana n'umuntu ariko utamubwira ibyawe byose ntabwo bishoboka ubu wambwira ko umaranye n'umuntu amasaha 20 ngo ntumubwire ibyawe byose abakobwa bahita bavuga ibyabaye mu myaka 30 yose bafite muhuye bwa mbere abakobwa turavuga cyane se ni ukubera iki ntabwo wabibonye ko basigaye bafungira umunwa ngo abakobwa bakabasenga bafungira icumu yawe guys nuko rero ni icyo kiganiro twafitiye ubwo mukomeze mukore share like mukomeze mukore like subscribe comment guys mudukunde please tuzatubaha udustory tuba dufite inkuru natwe tugenda ziriya nkuru zihadafite tuba tuzizi ahubwo ari uko twebwe tuzajya tubatembereza tubajyana ahantu hose mu Rwanda sibyo dusohoke tugende shamirutse kujya mu Kagera nzazibabwira izo nkuru urangiza ikiganiro anyandikire urangiza ikiganiro atwandikire inbox oya aratwandikira muri comment okay comment guys mwandike muvuge ko mwabibonye sibyo muvuge ko mubitekereza natwe ibindi mubitubaze content tuguhe story time tugire n'umwanya wa game urikumva nta mpamvu yo kuguma tuganaganira tuzajya tuzana ibintu bigiye bitandukanye another banga ciao